bavandimwe nshuti namwe mwese muharanira uburenganzira bwa muntu cyane cyane uburenganzira bw'abari mu magereza n'abandi bose bari mu nzu z'imbohe ndabashubuje. Uyu munsi ni Dr. Niyitegeka Theoneste, umuharanizi w'uburenganzira bwa muntu, ugarutse abaganiriza ku bijyanye n'uburenganzira bw'abanyururu, anabaha impanuro y'icyo mwakora kugira ngo ubwo burenganzira bugende neza. Hashize amezi menshi ntabagezaho ibiganiro, ariko ndagira ngo bamenyeshe ko uyu muyoboro wa YouTube dukoreraho ntabwo ari umuyoboro utanga amakuru umunsi ku wundi nk'uko izindi YouTube zikora. Uyu muyoboro utanga uburenganzira ku banyururu, ukavuga ibitagenda, ukavuga ibigomba gukorwa n'ibyo mwese mwakora kugira ngo abari mu nzu z'imbohe abafungwa bagire ubuzima bwiza. Muri iyi minsi yose nari maze iminsi nzenguruka mu magereza nsura abafungiyemo, ndeba ubuzima bwabo kugira ngo turebe kandi tunasabe ababishinzwe ko ubwo buzima bwaba bwiza. Uyu munsi cyanzinduye rero mu byo nabonye cyane cyane mu magereza y'abagore, nabonye ko abagore bakeneye ibikoresho cyane cyane cya gihe bari mu mihango. Bakeneye igikoresho bita kotegisi, kuko mu byo leta ibapangira icyo gikoresho ntabwo kirimo, ahubwo babahabo ikindi gitambaro cya kigoma bakaba aricyo bakoresha. Uyu munsi nazindutse nje gusaba mwe mwese mutandukanye kugira ngo murebe icyo mwadufasha, mwafasha nako abo bavandimwe bacu bafungiye mu magereza kugira ngo babe bagira ubuzima bwiza. Icyo muzabafasha ntabwo ari ikindi, ndasaba buri wese uzabishobora ko azagurira kotegisi umunyururu, akareba ko uwo munyururu nawe hano. Ariko nagira ngo babwire ko ijambo ridakunze gukoreshwa cyane muri iki gihugu, basigaye babita abagororwa, abantu bari mu igororero, kugira ngo uwo mudamu, uwo mubyeyi igihe agiye mu mihango abashe kwiyitaho. Muri make ni ibindi bubabwire. Nkaba rero muri icyo gihe ntembera muri ayo magereza, hari n'ibindi bibazo nabonyemo bitandukanye by'imirire, ariko cyane cyane uyu munsi icyanzanye ni icyo kibazo cyo kugira ngo turebe ko abo bavandimwe bacu uzabishobora azabafashe kugura icyo gikoresho bakoresha bagiye mu mihango. Kigura amafaranga 1000, ntabwo gihenda, ntabwo tuzabwira umuntu ngo agure iz'abantu 100. Oya, umuntu umwe ufashije umuntu umwe biba bihagije. Burya gufasha ntabwo bigombera ubwinshi, ahubwo icyangombwa ni ubwitange, kuba wabitekereje ukumva ko uko ubayeho n'abandi ariko bagombye kubaho. Ubu butumwa rero ndabushishikariza abagore baba ari bo bumva yuko bumva yuko ibyo bintu ari ibintu bikenewe. Abagore bazi akamaro k'icyo gikoresho, bakaba bazi ko n'utagifite nawe yakoresheje ibitambaro bisanzwe ingaruka bishobora kuba byamugeraho. Nibyo mbese ngira ngo nisabire uyu munsi. Hari n'ibindi bibazo bihari muri amagereza nyine nabonye, ibibazo by'imirire, ariko ibyo ngibyo nababwiye ko uyu munsi atari byo turi buganire, kuko imirire nyine ni ibintu nanone binagoye, ni ibintu bihenze. Nababwiye ko banyururu barya ibigori bakarya n'ibishyimbo, rimwe na rimwe bakabashyiriramo n'imboga. Ntabwo rero mu mirire yabo tuzasaba yuko ntabwo watanga ubufasha ngo babone ibindi biribwa birenze ibyo.
byaba ari ibintu bihenze cyane, ahubwo wenda twazabisaba leta ikaba yabongera mu mirire y'abari mu magereza abagororwa, ikaba ku ifunguro ryabo yagira ikindi yongeraho. Aha nanone uyu munsi ndibushimire cyane abantu bo muri diaspora, abadamu bo muri diaspora y'Ububiligi baritanze muri iyi minsi yashize cyane bafasha abanyururu, abantu bari mu magororero, abagororwa babafasha cyane cyane mu kubona agasukari, babafasha no kubona utundi tuntu tundi bakeneye cyane cyane nk'umuti w'amenyo n'utundi tuntu dutandukanye, no kugura umukati rimwe na rimwe. Ndongera nanone nshimire abagabo bo muri diaspora y'Ububiligi, nabo babaye intwari muri iki gikorwa cyo gusura abanyururu, abafungiye mu magereza, abagororwa. Abashishikariza n'abandi bazabishobora nabo bazarebe ko umuntu wenda yasura umuntu uri mu ibohero, umuntu uri mu igororero, agasura uwazi n'uwatazi. Njya mpora babwira nti uzumva ashaka kugira uwasura akaba atabona uko amugeraho, azatubwire amazina y'uwo ashaka gusura, atubwire n'amazina ya se na nyina naho wenda avuka. Ibyo ni ubutumwa kugira ngo tuzabashe gutandukanya abantu ko muri gereza, mu igororero hari abantu bitiranwa amazina ariko ntabwo bahuza amazina ya se na nyina cyangwa se aho bakomoka. Ibyo rero bikaba bizadufasha kugira ngo tubashe kuba hafi ya bene data bari mu magororero. Uyu munsi kandi uretse ubwo butumwa nari mfite bwo gushishikariza abantu kuba hafi y'abantu bari mu magororero, mu magereza, bakabasura, bakabaha n'ubufasha bushoboka, bakaba babahoza ku mutima, bakumva yuko abari mu magereza nabo ari abavandimwe, ari inshuti zacu, ari bene data, bagira icyo babona nabo bakabasagurira. Ariko cyane cyane bivuze ko uyu munsi ikibazo cyari cyanzinduye ni ikibazo cy'abagore. Icyo kibazo nanjye nabonye ari ikibazo kirenze, ari ikibazo gikeneye igisubizo, kuko umudamu ubundi abahanga hari igikoresho bakoze agomba gukoresha igihe ari mu mihango. Icyo gikoresho rero ntabwo akibona. Nicyo gituma ndabasabye ubufasha ngo tuzageze ibyo bikoresho ku bavandimwe bacu bafungiye mu magororero atandukanye. Mbese ndagira ngo wenda uyu mwaka uzajya kurangira, muri Bunani na Noheli tuzabashyire n'ibyo bikoresho. Uyu munsi rero uretse ibyo byo gutabariza abanyururu ngo turebe ko abo banyururu abo bafungiye mu magororero, abagororwa, ngo barebe ko babona icyo gikoresho, muri gahunda natangiye kuyatubagezaho indwara zitandukanye nuko twazirinda. Uyu munsi turi buvuge ku ndwara ya diyabete. Indwara ya diyabete ariyo abantu benshi bita isukari, ni indwara ku isi iteye ikibazo. Muri make rero dutangiye, indwara ya diyabete ni indwara ki? Igira ibihe bimenyetso? Wabwirwa n'icyo kuyirwaye? Wakeka gute ko ushobora kuba uyifite ngo maze utekereze kujya kwipimisha, ubabwira uti nshobora kuba mfite ibimenyetso bya diyabete? Ubundi umuntu ufite indwara ya diyabete, ikimenyetso cya mbere agira no kwihagarika cyane. Yihagarika inkari nyinshi. Iyo bavuze nyinshi ni ukuvuga ko buri kanya aba ajyayo. Hari igihe usanga nk'umunsi wose yihagaritse litiro zigera kuri 5. Kandi noneho izo nkari arimo kwihagarika ziba zuzuye isukari, bitandukanye n'indwara, bitandukanye n'inkari z'abandi bantu bazima.
Iyo ndwara rero ikintu kiyiranga ni uko akenshi haba hari ibibazo ku musemburo bita insuline, ariwo twita kigabanyasukari. Iyo kigabanyasukari rero ariyo bita insuline iba ifite ikibazo. Hari igihe uba ntayo ufite na nkeya mu maraso yawe, cyangwa ukaba uyifite ariko umubiri wawe ukaba utabasha kuyikoresha, kubera yuko aho igomba kwakirirwa haba harimo kuyanga hatayakira. Ibyo rero biri budusabe yuko turi butangire tuvuga ibimenyetso nk'uko nababwiye. Ikimenyetso gikomeye kwihagarika, inkari nyinshi. Uko umuntu yihagarika rero, ubwo niko n'amazi agenda asa nk'amushiramo, atangira kugira inyota nyinshi. Uko agira inyota nyinshi ni nako akenera kunywa byinshi cyane, kubera ko yataye byinshi. Ikindi kimenyetso gikunze kugaragara ku muntu urwaye ufite ikibazo cy'indwara ya gisukari ni ukunaruka. Noneho hari n'igihe usanga bamwe bagenda babyibuha, ariko ikimenyetso simusiga gikunze kugaragara kuri bose ni uko bananuka. Noneho ibyo mvuze ni ibimenyetso by'ako kanya, mbese bikunze kugaragara umuntu akimara gufatwa. Ariko uko diyabete igenda itinda mu mubiri, niko uzasanga umuntu uyirwaye agira n'indwara y'umuvuduko w'amaraso. Umuvuduko ukaba muremure. Akunze no kugaragara ko abantu bafite diyabete imaze igihe kirekire bagira n'indwara z'umutima. Ikindi kintu bakunze kugaragaza, iyo diyabete imutinzemo, akunze kugira ikibazo cyo mu maso. Iyo adahumye usanga afite ibibazo byo kureba. Ikindi kimenyetso kigaragara ku muntu umaranye igihe diyabete ni indwara z'impyiko. Usanga rero impyiko zitarimo gukora akazi neza. Bakunze no kugira ikibazo cya stroke. Stroke ni ukuvuga ko akenshi imitsi yo mu bwonko iraturika, yaturika amaraso akava. Noneho amaraso uko avuye, igipande yaviriyemo rero kikagira stroke. Ugasanga akenshi bagize ikibazo ku maguru n'amaboko biturutse kuri iyo ndwara ya diyabete yateye stroke. Umuvandimwe yarambaje ati, ubundi diyabete zose ni zimwe? Aha rero kamubwire yuko diyabete nazo zigira amoko, ariko mu kugira amoko ibimenyetso bikomeza kuba bya bindi. Mu kubimenyetso mu kuba bya bindi, bya bimenyetso by'igihe kirekire n'ibimenyetso by'ako kanya bikomeza kuba bya bindi. Ubundi haba diyabete bita diyabete y'igice cya mbere, ariyo bita diyabete type ya mbere, type 1, na diyabete y'igice cya kabiri ariyo bita diyabete type 2. Diyabete y'igice cya mbere ariyo bita diyabete type 1 ikunze kugaragara cyane ku bantu b'ingimbi. Abo rero ikibaranga ni uko usanga agace gakurirwamo wa musemburo kigabanyasukari ariyo insuline usanga karangiritse. Ugasanga rwose mu maraso yabo nta insuline igaragaramo na nkeya. Ni ukuvuga yuko bo bahora bitera uriya musemburo wa insuline kugira ngo ujye gusimbura umusemburo nyine uba utakiboneka mu maraso. Tuvuye kuri icyo gice cya mbere rero cya type 1, diyabete ya type 1 igaragara ku bakiri batoya, hari na diyabete ya type 2 igaragara ku bantu bamaze gukura. Ikimenyetso ni ikihe rero? Akenshi umuntu uyigira usanga
afite ibiro byinshi. Nicyo bituma duhora tubigisha tubabwira yuko mugomba kugabanya ibiro. Uko umuntu agenda yiyongera ibiro abyibuha, ni nako aba arimo guhamagara indwara ya diyabete. Ikindi kimenyetso gikunze kugaragara kuri iyi diyabete type 2, nakubwiye ko igaragara ku bantu bakuze kandi bafite ibiro byinshi. Ikindi kimenyetso gikunze kugaragara rero nuko usanga bo bafite insuline mu mubiri wabo. Insuline wa musemburo kigabanya sukari uburimo, ariko hari n'igihe usanga umusemburo kigabanya sukari nta ikigaragara mu maraso yabo, ariko n'abakiyifite iyo insuline usanga aho yagendeye kwakirirwa ngo umubiri ubashe kuyikoresha harimo kwanga kuyakira. Nicyo bita ko resistance kuri insuline. Ubwo rero bisaba yuko uwo muntu ufite iyo diyabete type ya 2 usanga akoresha akenshi ibinini, kubera ko umusemburo aba ufite, ahubwo ikibazo ntago uba urimo kwakirwa neza n'umubiri, wakirwa nabi. Bitandukanye na ya diyabete navuze ya type 1 igaragara ku bantu bakiri batoya. Iyo umusemburo nta na muke ufite, uko akantu aho ukorerwa haba haramaze kwangirika. Iyi diyabete ya type 2 rero akenshi mu muryango barayihererekanya. Nicyo bituma nkunze kubwira abantu benshi cyane tuganira, nubona mu muryango wawe papa wawe cyangwa mama wawe bararwaye igisukari, ariyo ndwara ya diyabete bakuze, nawe jya ukora ku buryo wirinda. Ukore siporo, ukore imyitozo ituma utabyibuha. Mbese ibyo byose byatuma nawe iyo ndwara igaragara iwawe ubyirinde, cyane cyane wirinde kubyibuha. Aha rero nanone tukivuga ku ndwara ya diyabete, turi buvuge kubishobora kugaragara ku bantu bayimaranye igihe kirekire, ingaruka mbese cyangwa se za complication. Umuntu ufite diyabete rero ingaruka z'ako kanya nuko ushobora gusanga afite isukari nyinshi cyangwa afite isukari nkeya uwo muntu uyirwaye. Ibyo ni iby'ako kanya mbese, ni ingaruka z'ako kanya. Ingaruka z'igihe kirekire rero zikunze kugaragara cyane mu maso. Usanga bafite ikibazo cy'amaso. Abenshi bafite diyabete bamaye igihe kirekire, nabyo ingaruka bagira, impyiko zabo zikora nabi. Akenshi usanga bafite ikibazo ku bintu by'imyakura, aribyo bita za neri. Wamukoraho ugasanga ntacyumva, aho ukoze ko hakoze, akaba yakandagira mu kintu cy'umusumari cyangwa ikindi kintu ntabashe kumva ko yagikandagiyemo, ugasanga agize igisebe kubera ko ya myakura ye ariyo bita za neri itabasha kumva ikintu cyose. Ikindi gikunze kugaragara ku muntu umaranye diyabete igihe kirekire, agira ikibazo mu mibonano mpuzabitsina, gushyukwa biranga. Abenshi rero iyo babonye badashyuka kandi bafite diyabete, bajya gufata imiti bakareba ko bashyukwa. Oya, ahubwo inama nabagira ni ukujya bareba ukuntu iyo sukari bayishyira ku murongo. Iyo bayishyize ku murongo, ibi byose birigarura no gushyukwa bikaba byagaruka. Ikindi rero ndibabwire n'ukuntu diyabete bayipima. Diyabete uko bayipima, iyo bagupimye kuri uyu munsi bagasanga ufite ibipimo birebire, barongera undi munsi nyuma y'iminsi nk'ibiri bakongera bakagupima bakareba ibipimo byawe uko bimeze. Ariko kugira ngo wipimishe, umuntu bagomba kumupima atariye. Iyo utariye niho ibipimo bigaragara neza. Kugira ngo umenye ko uyirwaye ni ukujya kwa muganga, cyangwa iyo utagiye kwa muganga, muri za farumasi hari utuntu baguramo tuyipimo.
ariko byiza iyo ukeka ko irwaye ujya kwa muganga bagapima igipimo cya mbere bakareba uko isukari ingana, noneho bakazapima n'ikindi cya kabiri nyuma y'iminsi mikeya bakazagereranya. Iyo basanze muri ibyo bipimo byose isukari iba ndende bahita bemeza ko ufite diyabete. Ariko kugira ngo bapime ibi bipimo babipima umuntu atari yarya, nibwo usanga igipimo kigenze neza. Iyo babipimye wariye birabeshya, ugasanga igipimo ntabwo gitanze igisubizo nk'uko twabikekaga. Nicyo gituma rero ndabashishikariza kwipimisha diyabete. Uzumva afite ibimenyetso byose navuze azagende kwa muganga arebe ko bamupimira. Tukivuga kuri ibyo bya diyabete rero, umuntu uyirwaye baramaze kwemeza ko irwaye, ni ibihe biryo yarya kugira ngo bitunganye isukari ye, adahora arwana n'isukari yazamutse. Umuntu urwaye diyabete nawe atungwa n'ibiryo nkatwe twese, ariko agira icyo bita ibiryo byihariye. Uyu munsi ndababwira ni ibihe biryo bibujijwe ku muntu urwaye diyabete, ni n'ibihe byemewe. Reka cyane cyane duhire ku bibujijwe. Ibibujijwe ni iriya sukari mubona bacuruza mu magazine. Iriya sukari irabujijwe ku muntu urwaye diyabete kuba yayinywa. Birabujijwe kuba yarya ibisheke, kuko ibisheke nibyo bibyara isukari. Birabujijwe kuba yarya imineke. Imineke nayo igira isukari nyinshi cyane ahubwo. Birabujijwe kuba yanywa inzoga. Iyo bavuze inzoga ni inzoga iyo ari yo yose. Hari ibindi bita za gato muzi ko bazikoramo isukari, ibyo birabujijwe. None ikindi kintu abantu benshi batazi kibujijwe ni ibintu by'urugimbu, ari amavuta baba bakamuye mu ngurube, amavuta baba bakamuye mu binure by'inka, biriya birabujijwe cyane. Ikindi kibujijwe ndabwiye ko inzoga zibujijwe, itabi irabujijwe, imikati ikoze mu masukari nayo irabujijwe, noneho n'ibijumba, burya hari ibijumba bihonze nabyo birabujijwe. Ibijumba uko bigenda bihonga mwumvise ko bigira isukari nyinshi. N'inyama ziriya zifite urugimbu nazo zirabujijwe. Ntugura ajya kugura inyama uzabura akanyama katagira urugimbu. Igituma babuza rero ibintu by'urugimbu ni ukubera iki? Ni ukubera yuko ibintu by'urugimbu bwabyo bituma umuntu abyibuha, kandi twavuze yuko kubyibuha nabyo bitera ikibazo ku bantu bafite diyabete. Ibi byari ibibujijwe. None ni ibihe byemewe? Reka duhere ku mbuto. Imbuto zemewe, ntujya ku isoko uzagure za avoka, amacunga uzayarye, uzarye za pome, uzarye za mandarine, uzarye n'imyembe, ntacyo bitwaye ibyo ngibyo. Ibyo ni mu mbuto mbese ushobora kuba warya. Noneho se ku bijyanye n'ibiribwa bisanzwe, ibintu bita amadegede uzabirye, ibyitwa inyama izo arizo zose ariko zitagira urugimbu, zaba iz'ibiguruka, zaba amafi n'izindi nyama zose, ihene, inka, ariko zitagira urugimbu. Ntabwo igituma urugimbu icyo rutera n'igituma tuvuga yuko atagomba kurya ibintu birimo urugimbu. Uzarya ibishyimbo, uzarya amashaza, uzarye za soya, ibyo byose biremewe, nta kibazo byatera. Hari ibintu bita ibihunnyo, za champignon, ibyo byose uzahora ubiteka, ariko uzirinde byatuma ubyibuha nka biriya navuze biriho urugimbu. Ikindi nanone nagushishikariza kurya ni amateke. Amateke ntacyo atwaye, n'imyumbati ntacyo atwaye, ariko ubugari uzabwirinde. Ibyitwa imboga rero, imboga uzarya za karoti mbisi uzihekenye,
iyo uzitetse isukari yazo iriyongera. Ni ukuvuga ko karoti rero zirabujijwe, zitetse zirabujijwe, ariko imbisi nta kibazo, nta sukari ziba zifite. Uzarya na biriya bita za bya beterave bibisi, nabyo iyo bitetse bigira isukari. Intoryi, amashu, za dodo, za pinari, inyanya, amatomati, aribyo bita amatomati, ibyo byose uzabirya. Hari n'ibindi bita za kokombure, za kurujete. Muri make ibiryo ni byinshi, ariko nakubwiye ibyo uzirinda n'ibyo uzarya. Uyu munsi rero nkaba nabashishikarije mbabwira nti muzasure abantu bari mu magororero, mufashe cyane cyane abagore kuba babona kiriya gitambaro bakoresha bari mu mihango. Nkaba nabishishikarije abagore cyane cyane, nkaba nashimira diaspora y'abagore bo mu Bubiligi kuba mu gusura bari abanyururu, bari abagore bafunze, abagororwa, babigizemo uruhare cyane. Aha rero nkaba nagira ngo nanone babwire ko nababwiye ku bijyanye na diyabete, nababwiye uko bigenda. Aha ariko nkaba ngira ngo babwire umuntu yagiye kwipima diyabete, yipimye afite akamashini ke, azabwirwa n'iki gipimo ko ari kizima cyangwa ko ari kibi. Ubundi diyabete, isukari iyo barimo kuyipima, bareba ko isukari yarenze igipimo. Igipimo cy'umuntu rero usanzwe muzima ni hagati ya miligarama 70 na miligarama 110 kuri desilitiro. Iyo byagiye munsi, isukari iba ari nkeya. Iyo byagiye hejuru iyo mibare navuze, ubwo isukari iba yatangiye kuba nyinshi, ukagomba gushaka ikirimo kubitera. Nicyo gituma rero nimwipima muzajye mureba yuko isukari iri hagati ya miligarama 70 na miligarama 110 kuri desilitiro. Iyo birenze ugomba kubaza muganga uti bimeze bite, dukora iki? Murakoze bavandimwe, nshuti, bene data, cyane umuvandimwe wanyu Dr. Niyitegeka Theoneste, babashishikarizaga kuba hafi y'abavandimwe bacu bari mu magororero, mukabasura, mukamenya ko ari abacu, mukamenya ko ari abavandimwe. Ugize icyo ashobora akaba yabafasha, uzashaka kubafasha tuzamufasha, natwe tumugereze ubutumwa kubo yifuza ko bwageraho. Uyu munsi rero nkaba ikiganiro n'abageni hari iki ngiki. Mugira amahoro, Imana ikomeze ibabe hafi kandi ibafashe mu bikorwa byanyu byose. Murakoze.